bagiye kumushyira kuri kabyindi n'ijyaro rigwanika muri komenti mukayi oya rigwanika tugiye kumushyira kuri kabyindi umva prophet yego umuvugizi wa ribu yaravuze ati igikorwa wakoze kugenda ku bukwe bwa Beni ugatatanya amafaranga ni igikorwa kitemewe cyangwa ni igikorwa cyahise gisa nabi mu banyarwanda wabyakiriye gute iyo ni kabyindi ntabwo ari kabyindi yaravuze iki subira neza ibyo yavuze subiramo ikibazo yaravuze ati kiriya gikorwa wakoze ntabwo kujugunya amafaranga ntabwo wayahesheje agaciro cyane cyane amafaranga y'amanyarwanda kandi urimo urabikorera umuntu dushobora kuba tubona ko umusitari bisa nkaho ari ibintu byari bisuzuguritse gusuzugurura kuzuza inshinga gusuzugurura yize wowe ntabwo twigeze tukumva ahantu ibyo bintu bisubiza cyangwa ufite ikintu bivugaho bubu bwa mbere ugira ikintu bivugaho wabyakiriye gute amagambo nkubwiye Prophet Joshua ugende uyasubize ukize mu bwenge reka ngusubize ndumva reka ngusubize ikintu cya mbere umuvugizi wari utumikisha akili Neskri umva gato umuvugizi wa ribu ahubwo ngiye namubaza kubera yaravuze narakuza agasuzuguro ku mafaranga nyarwanda none se umuntu ajugunye mu madolari byagenda gute ndashaka nawe azansubize amu uburenganzira turi tuyajugunye mu madolari uzagaruka mu Rwanda yego ubajije ngo nimba byashoboka aduha uburenganzira tuyashire mu madolari kubera we yaranze ko tuyajugunya mu manyarwanda turi gusuzugura amafaranga nyarwanda iriya narayumvishije ariko pardon nisike kidogo iriya narayumvishije kandi sizongera mbisaba imbabazi ariko amadolari se ari ikibazo amanyarwanda yo nabyumvishije ambabarire sorry Prophet ikibazo gihari ni iki ngiki sibyo barabisobanuye neza ni na mpamvu Ddumb yakomeje kukwibutsa arakubwira ngo try to use your brain koresha ubwenge bwinshi ugiye gusubiza kumva ndi kumva neza ngeri kuvuga wenda ku ikosa rishobora kuba ribayeho aho mu gusubiza ari ukuntu wihuse nkeka ko wenda Joshua utaragera wenda ku rugero rwo kuba wavuga ngo ukeneye ubusobanuro ku giti cyawe urumva ngo bazase bagusobanurire ngo niba ngo kumena amafaranga ngo y'amadolari ngo byaba ari ikibazo cyabayeho ko bifatwa nko gusuzugura buri murayahereza nicyo kibazo niko ikosa ryiswe bifatwa nko gusuzugura cyangwa se gutesha agaciro abo urimo urayahereza ariko gutanga amafaranga mu buryo bw'ubwiru cyangwa se bwo guhererekanya mu ntoki nkeka ko butigeze bucika nta n'uwabikuye byo gutanga amafaranga ariko utayabanagiye kwa kundi ushobora kugenda kuri stage ukabara amafaranga nyine uyahereza umuntu utarimo uramujugunyira hasi nkeka ko byo nta kibazo uri kunyumva nani Gasuku njye ntabwo uri kunyumva njye ndi gusubiza muri rusange kubera umukuru wa ribu igihe yavugaga ntabwo yashizemo izina Prophet Joshua kubera amunayizi yarajugunya amafaranga Prophet nawe akajugunya nyungurikira gato ngurikira ndangize amunayizi yarajugunya amafaranga Prophet Joshua akajugunya amafaranga niyo mpamvu nanje mubajije kubera ntabwo yashizemo Prophet Joshua namuhereje the ben ariko amunayizi yarajugunya amafaranga ku bamotari mu mujyi wo hagati so ntabwo mbizi ninde yavugaga eske ni Prophet Joshua yavugaga cyangwa ni Deben yavugaga nimba ari Prophet Joshua mbisaba imbabazi ahubwo ndamubajije eske yanyemerera tukaba tuyajugunya mu madolari wowe mbese icyo wumva kibangamye uri murasaba no kugira ngo uwo mwuga wo gukomeza kujugunya amafaranga ukomeze ariko atakiri mu Banyarwanda
ni question mbajije nyine nibyo mvuga ariko ntibikomeze kuguma mu manyarwanda mwebwe mwizanira amafaranga yakuwe niyo yaba amatayiwani niyo yaba cyangwa amakongomani cyangwa amachina ariko ntitusuzugura amanyarwanda yo kujya muyajugunyira abantu nta kibazo ndamubajije kubera no baramubajije mu ruhame so nanje ndamusubije mu ruhame none se uriya profe hano wabimarije rero reka ko atari aho hantu hazima wowe uzafata imodoka yawe ya modoka yawe yahamwe sibyo udrivinga ujye kuri rib uri kumva uvuga uti njyewe n'umuvandimwe bita Harmonize twajugunya amafaranga tujugunya amafaranga baza kutwereka ko ari ikosa none twari tuje kubaza ko uyu mwuga twabonaga ari umwuga mwiza cyane wo kujugunya amafaranga kandi tukaba tuyafite nta kuntu se buriya mwatworohereza twebwe tukinjiza amafaranga y'amatayiwani n'amaheburayi mu gihugu tukajya tuyajugunyira n'ubundi abantu amanyarwanda tukayakuramo nzi neza ko bazaguhereza igisubizo cyiza naho ubundi ahangaha kwa Ddumb aho baraducanga batuvangavange ntitubakure n'igisubizo cya nyacyo ariko icyo gihe nakubwiye ubu uretse ukomeza kuyajugunya mu gihe utarahabwa igisubizo imbere yo kuyajugunya nzafata amafaranga yanjye nyashire mu gikapo ngende gusaba uruhusa ribu imi uburenganzira hanyuma njye kuyajugunya mu Nyarwanda hanyuma njye kuyajugunya amadolari aho ngaho ni sawa wumva ko uri kuzi ibintu bizima kandi biri mu bwenge wowe uzayafata oya njyewe unyumve gato turagendana gahoro Prophet Joshua pardon ndangize gato hanyuma ndekere Ddumb avuge umukuru igihe kintu ugiye kuvuga ntabwo ari kire Prophet Joshua njye nakubwiye mu bigambo byose uvuge utekereze ku magambo uvuga niyo mpamvu ndi kuvuga ibintu by'iyonete unyumve gato Ddumb uretse umunota umwe kubera ko abatumva ikinyarwanda neza turagenda tumufashamo Ddumb ntumushyire kuri kabyiri mbabarira pe ntumushyire kuri kabyiri umufasha ahubwo kugira ngo abashe kwenda kumva ibintu neza cyane asante ongera nasema hivi unyumve gato Ddumb njye narakurikiye umukuru wa RIB ukuntu yavuga umukuru wa RIB ntabwo namwumvishije avuga Prophet Joshua icyo ni cyane yes ikintu cya kabiri amafaranga yavuze ko natanze atashize mu izina nagara amafaranga njye natanze yavuze ngo ntabwo zageraga kuri 50,000 by'amanyarwanda so nahise ngira confusion eske ni Prophet Joshua ari kuvuga cyangwa uwundi muntu watanze 50,000 by'amanyarwanda uzakurikire discours y'umukuru wa RIB neza kubona naramukurikiye inshuro 5 niyo mpamvu usubije mu ruhame nimba ari Prophet Joshua yavugaga nge mbisaba imbabazi ahubwo ndamubajije kuyatanga mu madolari kuyatanga kubera nge ntabwo nayanazi narayata kutunza pesa katika lugha ya Kitanzania mimi nimetunza pesa nge ntabwo nayanazi nimetunza pesa nimba shobora kuyatanga mu madolari cyangwa mbireke cyangwa mbihagarike burundu ikibazo cy'amatsiko urumva biriya bintu ntabwo wabivaho biriya bintu byo gutanga amafaranga kuriya ntabwo wabivaho nyine ko byagomba kugaragara nk'icyaha byarangije kugaragara nk'icyaha ubu nabiretse nyine narangije kubivaho nyine ko yabivuze mu ruhame kuva igihe yabivugiye wigeze kumva nongeye kubivuga oya ahubwo ukuntu Ddumb mbajije ariko baracyarimo ka resistance ko kuvuga ati yewe nashaka kuzabaza neza niba twakwiyinjiriza yacu mafaranga atandukanye n'amanyarwanda tugakomeza gahunda ariko reka ngo ubyite ikintu kimwe mu Rwanda ndakeka yuko turi muri demokarasi mfite uburenganzira bwo kubaza pardon ndi kubaza oya reka kushiramo ubwoba
kunshira mu bwoba ngende kubaza nago ambuza kubaza ngende kubaza yes kuyajugunya mu manyarwanda babitubujije sinzongera mbisaba imbabazi kumugaragara abanyarwanda batutumva Prophet Joshua abisaba imbabazi kumugaragaro ariko Prophet Joshua arabajije ayajugunye mu madolari ari kibazo nabo babimbwiye ko ari kibazo sinzongera kuyajugunya ndabiri Burundi. Okay, Prophet Joshua usabye imbabazi. Nasabye imbabazi. Ngewe byose wayabikitseho yanabikitseho no gusaba imbabazi asabye imbabazi. Sibyo rata Prophet? Nabisabye imbabazi kabisa all me. Ariko aho muri Kenya urumva oya Gasuku ugiye kumushyira kuri kabyindi. Oya Prophet Joshua ngewe namaze kumumenya w'abandi ntabwo yumvise Rwanda neza so ari ashobora kuba yavuze ibintu nta intention mbi afite ariko ikinyarwanda cyo kikamugora uri kumva akavuga wenda nk'ibintu biri mu mitagihe akabishyira cyangwa se muri fitiri kandi wenda byagoye kuba biri muri preza ndamwumva niyo mpamvu ugerageza kumuba hafi ibyo avuze ukabona ko wenda bigiye guca ku ruhande ugatwisama ukongera ukabibumbaze ukongera ukabyubaka. Prophet Joshua ntabwo azi ikinyarwanda neza. Ariko Prophet none Joshua ikibazo kimwe nanjye mfite cy'amatsiko uri kumva yego iyo urimo uranaga kuriya amafaranga muri uriya mwuga wanyu wo gutanga amafaranga ubundi kugira ngo yanagire umuntu ugendera kuki ko wasuzuguye ugendera kwenda ko ubona nyine ushobora kuba yakunda bakanayatora ugendera kuki ubundi. First of all reka ngubwire ikintu kimwe ngiye nkunda u Rwanda ngunda n'abanyarwanda ariko ntabwo ndi umunyarwanda est-ce que turi honnête ari pardon ndi kugenda kugusubiza ndi kukuvana ahantu ngugenda kugusubiza niyo mpamvu biba byiza kumva context y'icyo nashatse kuvuga kubera abantu bakupa batumvishije aho nakomotse mu kiganiro navuze ati nkunda u Rwanda nkunda abanyarwanda ariko ntabwo ndi umunyarwanda ni clay nyine buravuze ko ntabwo nzi ikinyarwanda ibintu biri clear so bishatse kuvuga umuco wo gutanga amafaranga ni umuco kongomani ni umuco wacu twebwe twakuriyemo abari muri Kongo barabizi na perezida wo muri Kongo n'abaturage bo muri Kongo abafali abahanzi abandi no mu makwe zo muri Kongo kurekura amafaranga kuyatanga gutya ni ibintu bisanzwe ariko mu Rwanda nagari ibintu bisanzwe mu Rwanda ni icyaha niyo mpamvu nabiretse bishatse kuvuga uburyo nayanagaga na kuri njyewe nagaragaza usuzuguro ni byishimo nagaragaza ariko rero urumva ibyishimo byawe ntabwo babikujije ntuzajya wumva ufite gahunda yo kujya kunaga amafaranga ujye wambuka umupaka ujye iwanyu muri Kongo rwose uyanage nta kibazo nugaruka mu Rwanda ibyo byishimo byawe urumva rwose ugendere kuri gahunda z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe Gasuku so ubivuga nkande wowe wowe ubivuga nkande njye ndimo ndamubwira nk'umujama we wanabanje kumukorekinga ku munsi wa mbere njye nkibibona urumva Ddumb kuko mbere yarikoraga abantu bakabiseka bakabona ni byiza cyane ntabwo twari tuzi ko ari ikosa baza kutubwira ko ari ikosa duhabwa umuburo Ddumb twahawe umuburo ariko niyo bashaka kubikora ajye yambuka rwose igoma hariya asimbuka numara kugera igoma muri Kongo ujugunya amafaranga ujugunya amafaranga abantu bayatoragure nk'imbwa bakamakambe abandi bayatoze n'indimi bagire gute niwongera gusubira mu Rwanda umenye ko uwo muco ari umuco mubi cyane n'icyaha gihanirwa n'amategeko ugende oya ari diferanse y'icyaha n'ikosa
reka gukurura ibintu ari diferanse y'icyaha n'ikosa igihe uri kuvuga ibintu ujya umenya ko uri kuvuga ku bantu bize ari icyaha n'ikosa iriya ni ikosa ntabwo ari icyaha iriya ni ikosa ntabwo ari icyaha icyaha ni ikintu kiri inyuma y'itegeko nyarwanda nicyo bita icyaha aricyo rero bita ikosa ntabwo ubyumva neza ririya rero batubwiye ko ngiye nakurikira umuvugizi wa leta no batubwiye ko ari kimwe mu bigize icyaha ari bimwe ni kimwe mu bigize icyaha biriya byo kunaga amafaranga kuyanaga kumakinga rain ni kimwe mu bigize icyaha so wowe kubera ko iwanyu ari umuco ujye wambuka rwose nugera igoma reka Gasuku oya barangije kubitubuza Ddumb barangije kubitubuza mukuru wari ugomba kumwubaha kubera umuyobozi kandi ntabwo tugomba kugenda nyuma y'itegeko nyarwanda ariko ikintu ndi gukosora Gasuku yego ahubwo uri gukosora Gasuku ngewe n'umuja oya namubwiye ngo niyumva umutima ushaka ko amena amafaranga umutima we n'ubushakanye ariko umuntu yicara avuga ati ndumva ashaka kurya agafi sibyo uri nk'ahantu batarya amafi biba ngombwa n'ubundi ko ujya za Nyamirambo ahantu nyine basanzwe barya amafi ukava aho hantu ukajya Nyamirambo ukajya kuyasanga nawe niyumva umutima we ushaka ko amena amafaranga kuko profite Joshua afite amafaranga menshi cyane hari igihe yumva ashaka kuyagabanya mu kuyamena niyumva ashaka kuyamena ajye yambuka muri Kongo aho ari umuco uyabamenere kabisa uyabamenere iby'amafaranga tubiveho iby'amafaranga tubiveho byo kumena amafaranga tubiveho Pastor Joshua yasabye imbabazi sibyo rata Pastor nasabye imbabazi ariko ndikukosora pardon prophet deka usaba imbabazi gusa tubyihorere dukomeze sawa narangije gusaba imbabazi ariko wasabye imbabazi gusa ibindi ntabwo mushyire kuri kabyindi kubindi mushyire kuri kabyindi kubindi oya mushyire kuri kabyindi kubindi Joshua Pastor Joshua Prophet Joshua amafaranga yawe uyakura he muri banki iyo ni kabyindi yakura muri banki yakura muri banki amafaranga yawe yakura muri banki Prophet Joshua bari musobanurira Prophet Joshua ni umukozi w'Imana nta mukozi w'Imana uko Bibiliya bivuga uzigera kena uba oya uko Bibiliya bivuga biri clear Bibiliya ni clear navuga uko Prophet Joshua ntabwo yiba Prophet Joshua ntabwo ajya kuzimu Prophet Joshua ni umuntu waba wifitiye amafaranga kura ku Mana sibyo haleluya amafaranga ya Prophet Joshua amafaranga yawe yakura ku Mana muri banki bazo nyuga ndikubwira kubera mvuze ku Mana nani Ddumb arambaza ucahe ubirangere ku Mana gwa amafaranga ahubwo ikintu nusubije Imana ima amafaranga agaca muri banki ngajya kuyareka so Prophet Joshua amafaranga ye ayakura muri banki nukuri ku Imana ngura amafaranga kuri banki sizo yakura hehe ahubwo se Prophet Joshua amafaranga koko kagiye mwishyiriye kuri kabyindi ahantu abantu bashaka icyo mubaza Prophet Joshua abantu bakuzi neza cyane bavuga ko ngo kera ngo utasaga gutyo bakavuga ko ngo kera wari igikaratsiri uri kumva aho ndagufasha bakavuga ko ngo kera ngo wari igikaratsiri ngo nubwo yaba ari amafaranga wazanye ntabwo yatuma usa gutyo kuko usigaye usa kuri ubu ngubu baragira ngo bamenye ni irihe banga Imana yakweretse bituma Prophet Joshua kuri ubu ngubu usigaye umeze nk'abantu bo muri Zanzibar baba metisi
nanjye nabikoze nka Jackson nanjye ninjiye muri mashini bakanyindura ufite Joshua muri make waritukuje yego naritukuje imbaraga z'amafaranga kubera icyo witukuza umuntu w'Imana kandi usenga Imana navuba Imana usenga ubwiriza Imana yarakuremye wirabura ukigira inzobe urumva Prophet Joshua nawe gute Imana irabuze none se Imana akari umuzungu tugomba gusa kuri Imana kuri byose Imana ni umuzungu ntabwo ubizi oya tubwirize twumva ukuntu Imana ari Joshua neza mu Israeli babasa gute Imana si umuyuda Imana si umuyuda Ahora kama Mungu ni juife. Ahora kama Mungu ni juife kweli. Ugiye kutuyobya sasa rero. Ariko reka ngubwire ikintu. Ngiye cyo navuga ni kingi Ddumb.